Umunyamakuru witwa Kenisi wo kuri TV1 na Radio 1 yavuze ko abakobwa ba hostinga baba bakora uburaya. Niba barabyumvishe ni ibintu ufata gute? Iyo urimo urakina utsinda mu zamu ry'abandi nawe buryayo haba hari abari kuritsinda. Mu kibuga sabamo amazamu abiri. Nitsinda mu izamu ry'abandi nawe ryayo baba bari kuritsinda. Ntago wanyumva. Rero Kenisi yaravuze ngo abakobwa ba hostinga bashobora kuba ari indaya. Dufite indaya ziri mariye. Nigeze kubona nabyo bivuga ko mu mahoteli birimo. Ahubwo buriya mbere yo gutokora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wawe ntiwabanza ukareba kari mu ryawe. Wenda abandi babikora ngo bishyurwe, we ntiwasanga hari ubuntu bugendagenda. Buriya ntawe useka ruko bahetse rukobori n'umugani w'ikinyarwanda. Kuri ko ibyo Kenisi yavuze ni ukuhe? Dufite indaya ziri muri ADPR n'indaya z'abagore bubatse basambana n'udusore duto duterura ibyuma. Tukaba dufite abagore bubatse bafite abagabo bibashye bajya muri sauna kurongorana n'uduhungu tukiri duto. Hanyuma abagabo namwe mukaba muri kushudika n'udukobwa tukiri duto. Ntabwo kuba umwana yahisemo guca inzira ye karinda. Ikindi buriya ntabwo wajya guhamya ko hepfo bacuruza urumogi utararuguzeyo.